neza. Mbanje kubaramutsa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amena. Mbahaye ikaze ku mabuye mazima. Nitwa Byukusenge Marie Jose. Uyu mwanya rero ngira ubuntu bwo kubona umwanya mwiza wo kuganira ijambo ry'Imana. Reka dusenge Imana, tuganire ku ijambo ry'Imana Imana yampaye. Uwiteka Imana yacu, ndagushimye muri uyu mwanya. Gushimiye umwanya mwiza ngiye gufata wo kuganira n'abantu bawe ku ijambo ryawe. Ndagusabye cyane ngo ururukire kubana nanjye no kunshoboza, kuko njyewe ubwanjye njyenyine nta kintu nakwishoboza. Guhaye ikaze na karibu rero, ndagusabye cyane kugira ngo unshyigikire, kandi n'abagiye kunyumva nabo iri jambo ryawe rizabagirira umumaro muri uru rugendo. Bisabye nizeye kubikora mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amena. Bene data rero, nkomeje kubaha ikaze ku mabuye mazima. Ari abasanzwe mukomeze mwiyumvemo ikaze, ari abashyashya nabo mbahaye ikaze. Dukomeze kunezerwa twumva ubutumwa bwiza. Kandi abashyashya ngira ngo mbasabe mujye mwibuka gukanda kuri subscribe, kuri like igihe wumva wabyishimiye, no comment, ugakora comment kucyo wabyumvishije ute se. Comment, ibyo bintu byose biba bikenewe kugira ngo uwafashe umwanya wo kugira icyo avuga amenye uko abantu bakiriye ubutumwa bwiza. Reka rero dusome ijambo ry'Imana riri mu Byahishuwe, ibice 5, duhereye ku murongo wa mbere. Turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 5, dutaruke dusome umurongo wa 7. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ibice 5 umurongo wa mbere haravuga ngo, mbona yicaye kuri ya ntebe, igitabo mu kuboko kw'iburyo cyanditswe imbere n'inyuma, kandi gifatanishijwe ibimenyetso 7 by'ubushishi. Mbona marayika ukomeye abaririza n'ijwi rirenga ati, ninde ukwiriye kubumbura kiriya gitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije? Ntihagira uwo mu ijuru cyangwa uwo mu isi cyangwa uw'ikuzimu ubasha kubumbura icyo gitabo cyangwa kukireba. Nuko ndizwa cyane nuko hatabonetse ukwiriye kubumbura icyo gitabo habe no kukireba. Umwe muri ba bakuru arambwira ati, wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda n'igishyitsi cya Dawidi aranesheje ngo abumbure igitabo amene ibimenyetso 7 bigifatanije. Dukomeje ku murongo wa 7. Araza akura cya gitabo mu kuboko kw'iburyo kw'iyicaye kuri ya ntebe. Amena. Reka twihute nanone dusome mu Byahishuwe ibice 19, duhere ku murongo wa 7. Haravuga ngo, tunezerwe twishime tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Uwo mwenda w'igitare mwiza ni wo mirimo yo gukiranuka y'abera. Amena. Nifuje ko tuganira kuri iri jambo ry'Imana. Twatangiriye ku bice 5 dusoma Ibyahishuwe ibice 5 duhereye ku murongo wa mbere. Dutangira dusoma ukuntu iyicaye kuri ya ntebe yari ifite mu kuboko kwayo kw'iburyo igitabo cyanditswe imbere n'inyuma, ngo kandi gifatanishijwe ibimenyetso 7 by'ubushishi. Iyi ni Imana. Mbere y'uko ducungurwa, mu ijuru habaye inama yo gucungura umuntu. Bicara hamwe, Imana ifata igitabo mu ntoki, n'ibizima n'abakuru baricara batekereza ku muntu. Imana rero
ngo yari yicaye ku ntebe ifite igitabo mu kuboko kwayo kw'iburyo. Ngo nuko ngo marayika ukomeye ngo abaririza n'ijwi rirenga ati, ninde ukwiriye kubumbura kiriya gitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije? Umurongo wa 3 ukomeza utubwira ngo, ntihagira uwo mu ijuru cyangwa uwo mu isi cyangwa uw'ikuzimu ubasha kubumbura icyo gitabo cyangwa kukireba. Bene data, inama mu ijuru yarateranye. Inama yateranye yari yo kugira ngo umuntu acungurwe, yari iyo kwiga kuri ninde wacungura umuntu. Ni icyo kintu yari igambiriye kwiga, kuwacungura umuntu. Nuko Imana ifite igitabo mu kuboko kwayo kw'iburyo, marayika akimara kubaririza ngo ninde wacungura umuntu, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo mu ijuru yarabuze, mu isi arabura, n'ikuzimu habura n'umwe wabasha gushyikira kiriya gitabo mu kuboko kw'Imana ngo abumbure kiriya gitabo amenye ibimenyetso bigifatanije. Habuze n'umwe rero, kubera ko byari ibintu bikomeye cyane. Muririmbyi we yararirimbye ngo yari yabuze, habuze n'umwe. Nagira ngo aha hantu tuhatinde cyane, ngo mu ijuru habura n'umwe, mu isi habura n'umwe, n'ikuzimu habura n'umwe wabumbura kiriya gitabo ngo haba no kukireba. Buriya iyo habaho no kukireba, wari kukireba byari kuba bigaragaje ko ashobora kuba yumva yagerageza, ariko habuze n'umwe, habura n'uwarebaho. Ngo nuko ndizwa cyane nuko hatabonetse ukwiriye kubumbura icyo gitabo habe no kukireba. Uyu ni Yohana wariraga. Nagira ngo mbabwire ikintu dukwiriye guha agaciro bene data. Muri uko kwibaza uwabumbura igitabo akabura, haje kuboneka umwami Yesu ariyemeza. Niwe wenyine wemeye ati, reka ngende mbumbure kiriya gitabo mene ibimenyetso bigifatanije. Yemere nyine ya mibabaro yanyuzemo yose. Nagira ngo mbabwire duha agaciro uyu murimo ukomeye Yesu yakoze, kuko yakoze ibyananiye benshi. Mu ijuru habuze n'umwe, mu isi habura n'umwe, n'ikuzimu habura n'umwe waducungura, ariko Yesu arareba aravuga ati, ngewe reka ngende ncungure umwana w'umuntu. Mumfashe duhe Imana icyubahiro, kuko yashoboje Yesu akaducungura. Mumfashe dushimire umwami wacu Yesu, kuko mu gihe hari habuze uwaducungura, we yaremeye araducungura, yemera kunyura muri iriya mibabaro yose tuzi yanyuzemo, yemera kubabazwa, yemera gutukwa, yemera gukubitwa, yemera kubabara kariya kagero twabonye kugira ngo tubone ubugingo. Yarakoze rero, turamushimiye. Fasha tumushimire, kuko mu gihe ntawo kuducungura wari wabonetse, ariko we yaremeye aritanga, yemera gukora ibyananiye abandi kugira ngo tubone ubugingo. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 5 niwo uvuga ngo, umwe muri ba bakuru arambwira ati, wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda, igishyitsi cya Dawidi aranesheje ngo abumbure igitabo amenye ibimenyetso 7 bigifatanije. Amena. Nta wundi ni Yesu, intare yo mu muryango wa Yuda. Uyu murongo wa 7 rero niwo ugaragaza neza nyine Yesu uko yabigenje. Uyu murongo wa 7 uravuga ngo, araza kura cya gitabo mu kuboko kw'iburyo kwicaye kuri ya ntebe. Ni ukuvuga ngo Yesu akimara kubona habuze n'umwe, we yariyemeje, arahaguruka, aragenda ashyikira cya gitabo mu kuboko kw'Imana, mu kuboko kw'iburyo, yemera kucyakira no kumena ibimenyetso bigifatanije. Aha rero niho yari yemeye kuvuga ati, nje kubacungura, nemeye kubacungura. Imibabaro yari kuba iyanyu ibaye iyanjye. Yemera kubambwa ku musaraba, yemera guterwa icumu mu rubavu,
yemera kwambikwa ikamba ry'amahwa, yemera gukubitwa, yemera guterwa imisumari ku musaraba azira njyewe nawe. Yesu nashimwe kandi nahabwe icyubahiro. Bene data, iri jambo ndimaranye iminsi numva mpatwa kurivuga, mpatwa kubabwira ngo duhe agaciro umurimo ukomeye Yesu yakoze, umurimo wananiye abantu bose, umurimo wananiye abo mu isi n'ab'ikuzimu n'abo mu ijuru, Yesu akemera akawukora, akatwitangira, akadupfira ku musaraba. Nimumfashe tumuhe icyubahiro. Yarakoze. Icyubahiro ni icye. Yarakoze cyane, turamushimye. Gucungurwa kwacu rero, gucungurwa na Yesu ni iby'igiciro. Yadukoye inkwano ikomeye. Hari abaririmbyi bajya baririmba ngo yadukoye inkwano ikomeye, ngo ntabwo ari nk'izo abo mu isi bajya batanga. Yadukoye amaraso y'igiciro. Rero iyo umuntu agukoye mu isi, iyo umuntu agukoye aba ari umukwe nawe uri umugeni. Natwe rero Yesu yadukoye amaraso ye y'igiciro, ubu ni umukwe, natwe turi abageni. Tugiye mu buzima busanzwe, iyo umugeni akowe cyangwa iyo umugeni asabwe, hari uburyo yitwara neza. Niba hari amakosa yagiraga, atangira kwitwararika, atangira kugenda yitonze, ejo hatazagira umuntu ujyana raporo ku mukwe we kugira ngo atamubenga. Atangira kwiga kwitwara neza nk'umuntu ufite ubukwe, nk'umuntu w'umugeni, nk'umuntu ufite fiyanse, kandi akitegura. Muri icyo gihe cyose aba arimo yitegura ko igihe runaka afite ubukwe. Rero natwe Yesu ni umukwe, natwe turi abageni. Mbese wa mugeni we wakowe amaraso y'igiciro, uriteguye? Urimo uritwararika kugira ngo umukwe wawe Yesu hataboneka impamvu ituma kubenga? Bene data, mbasabye kwitwara nk'umugeni, abageni, kwitwararika kugira ngo Yesu atatubenga. Umuririmbyi w'ikorasi yararirimbye ngo irimbishe wa mugeni we, irimbishe wa mugeni we, irimbishe wa mugeni w'umukwe ataza kubenga. Uramutse witwaye nabi rero buriya Yesu yakubenga. Nagira ngo mbibutse bene data, Yesu ni umukwe, natwe turi abageni. Ese Yesu urimo urabona witwara neza muri iki gihe ku buryo aramutse aje atakubenga? Ndabasaba bene data, mureke twitwararike, twitware neza kugira ngo umukwe wacu Yesu atazatubenga. Imana idushyigikire kandi Imana itugirire neza. Twasoreje mu ijambo ry'Imana riri mu Byahishuwe ibice 19 umurongo wa 7 havuga ngo tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye, kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Uwo mwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka y'abera. Rero bene data, ngo tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, kandi ngo umugeni akaba yiteguye. Ese uriteguye? Icyo ni ikibazo nkubaza, nanjye nibaza. Ubukwe bw'umwana w'intama burasohoye. Nubwo ubona abantu bagwagwana, ariko umenye ko umugeni ariteguye. Umugeni wa Yesu ariteguye, ari mu ibanga. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, ngo kandi umugeni we akaba yiteguye. Niba utiteguye rero ubwo byaba ari ikibazo. Hari umuntu aha cyangwa abantu bajya barebera muri rusange ngo simbona se bakanaka baraguye, simbona se abafite imirimo runaka mu itorero
ari abanyabyaha muri buno buryo, ibyo bikagukerereza. Ibyo rero nugumya kubireberaho uzashiduka usigaye. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo umugeni ariteguye. Nubwo abantu bagaragara nk'abakomeye mu itorero ushobora kubabonaho imyitwarire mibi itari iy'umugeni wa Kristo, ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo umugeni ariteguye. Umugeni ari mu ibanga. Itorero rya Kristo ari ryo mugeni riri mu ibanga, kandi umugeni ariteguye. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Wirangarira kuri abo rero, abo bavugabutumwa, abo bapasiteri, abo baririmbyi, abo badiyakoni batiteguye, bigukerereza. Injira mu bageni nawe. Itegure. Niba utiteguye, itegure, kuko umugeni we ariteguye. Nawe jya mu bageni witegure. Igihe kiracyahari. Yesu ajya kudukwa ariya maraso y'igiciro, ntabwo yigeze arobanura. Twese yaradupfiriye, twese yaradukoye. Uwemera iyo nkwano ko ariye ni umugeni, ariteguye. Ariko urangaye utabyitayeho azasigara. Ijambo ry'Imana ritubwiye ko umugeni yiteguye, kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Uwo mwenda w'igitare mwiza ngo niyo mirimo yo gukiranuka y'abera. Ese imirimo yawe ni iyo gukiranuka? Imirimo yawe ni wo mwenda wawe. Umwenda wawe urimo urawutegura neza? Umwenda w'igitare mwiza umugeni wa Yesu azambara ni imirimo ye yo gukiranuka. Niba nta mirimo rero yo gukiranuka ufite, nta mwenda w'igitare ufite, nta mwenda w'umugeni ufite. Shaka umwenda w'umugeni, shaka umwenda wawe. Iyo umugeni yiteguye ubukwe, hari ibintu yitegura, hari ibintu ashaka. None natwe mu buryo bw'umwuka ngo ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye, ariyo mirimo myiza yo gukiranuka y'abera. Shaka imirimo izaguherekeza, shaka umwenda, irimbishe, itegure, kuko umugeni ariteguye kandi n'umwenda we urahari. Ese nawe ufite umwenda? Ese urimo urategura umwenda uzambara kuri wa munsi Yesu agarutse, aje gutwara itorero, aje gutwara umugeni we yakoye amaraso y'igiciro? Urumva witeguye? Birakwiye kugira ngo buri wese yitegure nk'umugeni, kuko umukwe wacu ni Yesu, kandi igihe nikigera azaza kutujyana, atujyane iwe, tubane nawe ubuziraherezo, kuko yadukoye amaraso y'igiciro. Shoje mbabwira ngo mukore imirimo myiza, mushake imirimo izabaherekeza, mukore imirimo myiza, kuko niwo mwambaro wanyu, cyangwa niyo mwambaro wera cyangwa se mwiza abera bazambara. Imana idufashe cyane, kandi Imana itugirire neza. Yesu yarakoze kutwitangira. Natangiye mbabwira ngo duhe agaciro uno murimo yakoze, kuko twe twari twabuze uwaducungura, ariko we arabyemera. Rero yarakoze cyane. Ubukwe buratashye rero. Ese uriteguye mugeni? Aho nturangaye wa mugeni we? Byaba bibabaje urangaye. Imana idufashe cyane, kandi Imana itugirire neza. Reka nsoreze hano nsenga Imana. Uwiteka Imana yacu, Imana igira neza,
ndagushimye ku bw'ijambo ryawe, ndagushimye ko wabanye nanjye ukamfasha, kandi nsengera abaryumvise kugira ngo wongere ukomeze ubibutse ko igihe kigiye kugera ukaza gutwara itorero ari we mugeni wawe. Ndagusabye kugira ngo usange abantu bawe ubibutse, bitegure, bategure umwenda wera bazambara kuri uriya munsi ubwo uzaba ugarutse. Ndagusabye Uwiteka Imana yacu, abantu bawe ubagarure, abataye inzira bagaruke mu nzira, abacitse intege ubambike imbaraga, abatarakumenya ubahe kukumenya, kuko wadukoreye ikintu gikomeye. Kandi turifuza ko ubwo uzaba ugarutse kujyana itorero natwe buri wese yazibonamo. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen.